Okay guys, ndabashoje muraho neza. Muri iyi video ngiye kubereka modeli z'amakoti akunzwe cyane ariko bica bigacika hirya no hino ku isi. Niba ugize iyo ukundamo, duhamagare tuyikudodere. Turakudodera neza cyane, imyenda yawe kugereho mu gihe gito cyane. Niba kandi ukunze iyi video, kora subscribe, ukore like, nurangiza uduhe comment. Ibyo nubikora ntabwo uzicuza kuba warabikoze kuri YouTube channel. Nzi neza ko YouTube channel izabageza kuri byinshi cyane, kuko iyi channel nimwe yakorewe kugira ngo ibafashe akazi. Ujye bona modeli hafi yawe wikuye hano kuri Olivier Fashion Limited. Igisubizo kuri mwe mushaka kwambara mukaberwa. Murakoze, mutegereze iyi video irangire. Iyo mukunda muduhamagare kuri iyo nimero mubona kuri screen yawe. Dukorera hano i Karongi mu Gakiriro. Uraduhamagara tukakurangira neza aho dukorera. Ushobora kuba uherereye ahantu kure byakugora kutugeraho, duhamagare utubwire ati ndashaka iyi modeli iyi n'iyi, wayitudodera igihe n'iki kaba yatugezeho. Duhamagare rwose tugufashe, turahari ku bwawe. Murakoze, murebe ibintu
Ok, biragaragara ko video uyirangije. Ibuka neza, ese wakoze like? Ese watereye comment? Ibuka neza rwose ntugende udakoze ibyo bintu byombi, kandi ushobora kuba utarakora subscribe nawe, nyamuneka yikore kugira ngo tujye tubana mu zindi video. Erega iyo ukoze like uba uduhaye motivasiyo yo gukomeza gukora kandi dufite imbaraga. Murakoze, tuzahurire mu z'ubutaha.